muraho dushyigikije ijana ku ijana amahitamo meza mwakoze yo kuyoboka Albert Electronic Shop. Tunashimishwa cyane no kubona mufite inyota yo kumenya aho ibyiza biri. Ariko se mwigeze mwitegereza uburyo uyu munsi mu kinyejana cya 21 ibintu byose bisa naho byubakiye ku ikoranabuhanga? Iki ni ikinyejana kiri kutworohereza ubuzima kurusha ibindi binyejana byose byabayeho, kubera ko uyu munsi dufite telefone tunyuzamo urutoki zigakora ibyo dushaka, kandi byose tubifashijwemo na Albert Electronic Shop. Albert Electronic Shop, izina ryuje ubusizi risa n'irotesha ba nyiri kuryumva rikaba iduka rya mbere dusangamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Uretse gato mva inkuru witonze, muri Albert Electronic Shop ducuruza telefoni za gatushi z'ubwoko bwose, no kuvuga Tecno na Itel, accessoires za telefone, cover za telefone, anti-block za telefone, chargeurs za telefone ubwoko bwose, écouteurs z'ubwoko butandukanye, radio z'ubwoko butandukanye, amabatiri za telefone, amatoroshi, imigozi y'amashini, amasaha y'ubwoko bwose, amatara, flash disk z'ubwoko bwose ingano zose, memory card za original ingano zose, ipasi, keto, amabuye ya telecommande, amabuye ya mikrofone, suri za mashini ubwoko bwose, rinete ubwoko bwose, dukorana telefone z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Usibye umwihariko w'ibikoresho by'ikoranabuhanga dufite utapfa gusanga ahandi, abakiriya n'abami n'abamikazi. Muri Albert Electronic Shop ikintu cya mbere si amakuru, ahubwo ikintu cya mbere ni abakiriya. Karame baby, wahageze? Akabazo? Oya ntukangirane ikibazo baby, ibintu byose ndabifite iwanjye, nta kintu mbuze ahantu. Nari ngukumbuye. Yego. Ya mu rugo rero urahageze, ni hano tugende nta kibazo. Yego. Ufite ikibazo cy'amafaranga? Ukeneye nkangahe? 30. Nzi ko ari nk'akamiliyoni. Utwo ngutwo ni duke. Amafaranga ndafite ni nk'inda ku mutima. Nta kibazo none. Eka wabonye umusheri. Iharuza ndekwe turashize. Uriya musozi kuwubona ririya shyamba hariya hose. Uriya musozi wose ni uwanjye. Uriya ni uwanjye. Noneho uhita umanuka uhita ujya hariya ku kabande, hariya kiriya gishanga ubona biriya bisheke, hariya hose n'ahanjye nkuramo amatoni y'ibintu, ibiceri n'ibigori. Okay, urabona ariya mazu? Eka ni byinshi ndakwereka, tugende ntugire ikibazo. Ndafite ibintu. Wabuze iki ko wabonye umusheri ufite ibintu? Amafamu ndafite ibintu. Bahageze. Twahageze ni hano. Ni hano. Karibu urisanga. Ibintu byose birahari, icyo ushaka. Agafanta, bafite no. Damayi uramenye ako kantu ni kabi. Mu rugo urabonye. Ni hano nibera. Hano nibereye. Urakoze kusura. Ni byiza cyane. Ndumva naguherekeza noneho kagenda ukareba uko byifashe mu rugo.
wabonye ubu ngubu ni umuntu umamagaye ubu ngubu nyine agiye kumbwira amafaranga yinjiye n'ayasohotse reka uze wiyumvire nawe kugira ngo wenda nakubeshya bimeze bite se ngwiki wiki amakuru ni meza sha oya Maya akazi kibikiza no ariko wasanga wenda twitirana n'undi bari maranesha nukube yarakarabe ntwari fumbire ge ntwari fumbire reka yibeshe aba bose ni abakozi baba barimo no yemagarwa n'umuntu ufitiye umumaro kanze muto kajya muri nyabarongo urashaka urakibagirwa se wakubyasha urambaza icyo ubu anyumvira shira uranyumvira ukuntu abantu ngaho wumvura ibyo ugiye ibiki ko nakubwiye ko naho nkuza ariko Mai nkaruza ndekwe turashize igiki kare kubwo ntago ari jewe ni jewe ko wikanze amafaranga ndayaguha ntugire ikibazo ibi ngibi se ibi ura mu bishanga kandi wambwiye sepepi kuhindutse hinduwe n'amagambo bari umuntu wambaye gutya wowe akareka nta kintu ibise n'amafaranga bihuriye oya wambwiraga ngo imisozi yiyoya ngo ni itawe iriya misozi yose wasanga aribyo twari hanyuma ubwo ariya mazu amazu nyine ubwo niyo yakoragaho ibiyeri ubwo niyo nakoragaho ibiyeri yigo nibyo ahubwo ntunamenye mwanya nzese bose ubwo wumvise amabwire y'abantu koko uranyanze sheri garuka barimo barakubeshya n'amatiku nze nora ibishyimbo agahinda ngatura ibishyimbo kobwa aranyanze neza kubera ubwiyemezi ariko nanjye rero ndakabije mfite amashyamba nk'amazu kandi ndirirwa ntwara amafumbire ya rubanda ntebera ikibuga cyose cyacikiye ikaza n'akantu bitoreramo n'amafaranga yawe bimeze gute amafaranga yaheze ibona guhamagaza amayinite yanjye ukamupa uba wayanguye n'ayi Burundi Tanzania n'ayi Burundi amafaranga yanjye wanyakuye ubundi ukamubwire mugabo amafaranga yanjye bitarabana yaheze ubundi dukorana icyenda kwa kazungu nkakuguriza amafaranga kumbi iri ni rya shyano rinandukanyije n'umukunzi burya ni wowe kavugisha induru Mai uramenye ako kantu ni kabi kandi nutuma vuga nabi ibi ni ibikiba kuramo
ini bikimoka ntabwo ntwara ikoti ryonyine nanjye uruzi niba natsitaye ntabwo ndi butwara ikoti ryonyine se kujyanye umupira wawe ceceka aho ngaho n'iyi safuriya urambabare ntujyane udushyimbo wa mugabo ibyo birakureba wowe kararuhinga ubundi hita umeretse ujyane bora karara ukagira kurare urasigira isafuriya yonyine se ngo gigi kashyirwamo rwanda oya meretse ujyane Imana ibirimo. Niba ufite ibirori ibi bintu ntibizigera biguhangayikisha na gato wibaze ngo ninde uzatwambikira abageni, ninde uzadukorera dekorasiyo, uzadutegura keke nziza na wine se we ninde, ubundi wibaze ngo uzadufasha muri reception ninde, kuko Platinum Bridal Services yaje ari igisubizo kuko idufitiye full package y'ibi bintu byose, kuko tubategurira dekorasiyo nziza utasanga ahandi, kwambikira abageni n'ababambariye, tukagutegura keke nziza na wine cyangwa divayi, tugufasha muri reception mu kubategura amafunguro ateka mu buhanga, sonorisation yacu nintagereranywa kuko nta handi wayisanga, tutibagiwe no kubafata amafoto na video z'urwibutso bikoranye ubuhanga. Ku bindi bisobanuro wadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi, Remera, Rukoma hazwi nko ku magare, cyangwa ukaduhamagara kuri 0784343830 cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0788683716. Platinum Bridal Services, ibirori byawe tubigira ibyacu.